Hello my people, ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze mwebwe mwese mwahisemo kugenda mudukurikira gatanu kuri gatanu aho muherereye hose mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda. Uwiteka akomeze abishimire, mbifurije umwaka mushya muhira wa 2026 ukomeze ugende ubaryohera uko iminsi igenda ayicuma neza cyane. Nkuko mubibona turi live hano mu Nzove, na hakomeje kugenda habera imyitozo ikomeye cyane, imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport ni Murera, isaro ry'Inyanza, igikundi igikaka, igikanu cy'Imfizi ikomeje kugenda ikora imyitozo idasanzwe mana ishobora byose. Abakinnyi bose ndimo ndababona barahari bameze neza cyane. Umusore Faustin Kitoko Likao ameze neza cyane. mbega umukinnyi, n'umumediateri, n'umusore ushinguye, n'umusore ufite gabari, n'umusore ufite ubuhanga budasanzwe hano muri Mediane, ameze neza cyane, arakomeza kugenda akora imyitozo igiye itandukanye hano muri equipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba ilekipera abakinnyi bayo babiri bari bamaze iminsi mu mvune, mane ishobora byose bameze neza cyane. Uwitwa Bigirimana Abedilo Kando ameze neza cyane, arimo arakubita ikintu bita imikwajyo hano, mane ishobora byose. Abantu barimo bibaza bati ese uyu ni Bigirimana Abedi twari tuzi? Ameze neza cyane, arimo aragenda rwose agaruka mu buryo budasanzwe. Ntago ari wenyine, ari kumwe na mugenzi we Tamwe Guruwari Ngongo, nawe ameze neza cyane. Mwarabibonye ko no ku mukino ikipe ya Rayon Sport yakinaga uheruka yaje kuba kina kandi yitwara neza cyane. Tamwe Guruwari Ngongo ameze neza cyane, nawe rwose aragenda acacambwa baro neza cyane gatanu kuri gatanu. Abo bakinnyi bombi maze kukubwira bose bari muri squad, barimo barakora imyitozo yose 100%. Ni ikikubwira ko match iri hariya kuwa gatano muri iki cyumweru aba basore bombi bazaba baricyaye baguruka rwose, bagomba kuzaba bari mu kibuga neza cyane gatanu kuri gatanu. Mutoza w'Umufaransa Bruno Ferri ari kumwe na mugenzi we Lomami Marcel barakomeza bakoresha imyitozo idasanzwe. Ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ikora umunsi ku wundi. Ndagira ngo mbabwire ko ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ikora imyitozo, ariko iri kugenda iyikora inshuro ebyiri ku munsi. Mu gitondo ku isaha y'isambiri n'igice imyitozo ya mbere iri kubitangiye ikarangira saa 4 n'igice, hanyuma ikigoroba naho igatangira saa 9 ikarangira saa 10 zuzuye. Mana ishobora byose, akanyamuneza ni kose. Abakinnyi bose bahari bameze neza cyane, usibye uwitwa Foringanye ukibereye iwabo muri Senegal hariya, utari yagaruka ngo asange groupe kabisa, akomeza akora imyitozo neza cyane gatanu kuri gatanu. Undi mukinnyi udahari ni uwitwa Basane Azizi Kuranya, uyu musore w'umunyakameruni yaje kuba avunika, ntabwo nawe ari muri iyi myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ugiye kureba ku rundi ruhande abakinnyi bose b'ikipe ya Rayon Sport barahari. Ndababona ba Cindy Paul Jesus barahari, ba Bagayogo Adama barahari, ba Richard Ndayishimiye barahari, ba Emery Bayisenge, ba Tony Kitoga barahari, bose uko bakabaye. Abazamu nabo ndimo ndababona uwitwa Pavel Nzira araharameze neza, ari kumwe na mugenzi we Idrissa Kuyate ndetse na Mugisha Yves, barahari bose bameze neza cyane. Imyitozo iragenda neza cyane, urabona ko abakinnyi bafite akanyamuneza rwose, bafite morale, bameze neza cyane. Nubwo uyu munsi nta bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport babashije kugera ahangaha, ariko byibura staff technique yose iruzuye. Ugiye kureba hari Bruno Ferri, hari Lomami Marcel, hari umutoza w'abazamu Bakame, hari umutoza wa fitness Mwambari Serge, hari umutoza kandi wungirije bwa kabiri Haruna Feluze. Abo bose barahari, ibintu bimeze neza cyane. Ni mu gihe rero ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda yataka isoko ry'igura n'igurisha, yamaze rero kuba isinyisha uyu musore w'umukongomani ariko wari ukubutse mu gihugu cy'u Burundi, niho yakinaga. Akaba ari umusore witwa Faustin Likao Kitoko, arahari ameze neza cyane. Mwabonye ko ari kugenda akora imyitozo neza cyane. Bakomeje rero kugenda bashaka umukinnyi ugomba gukina inyuma mu mutima wa defense, ni nyuma y'uko witwa Youssou Diagne aje kuvunika. Amakuru dukura indani nuko uwitwa Foringanye igihe cyose agomba kuzamukira no ku butaka bw'u Rwanda, agomba kuzamukana n'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane uzaza gukina hano mu bwuga
bwugarizi bw'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi iyi Murera Isaro ry'Inyanza igikundira igikaka igikanu cy'imfizi ikomeje kugenda irambagiza abakinnyi bagiye batandukanye kubera ko nko mu izamu abazamu bahari ntabwo ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ibizera neza, ariyo mpamvu bakomeje kugenda bashaka witwa Olivier Kishweka ko yaza akaba yakabizamu ry'ikipe ya Rayon Sport, akaba umuzamu w'umunyarwanda uza kugenda abanzamo mu ikipe ya Rayon Sport. Bakaba kandi bakeneye n'umukinnyi ukina nk'umuwinga ubundi ikipe ya Rayon Sport igakomeza ikina, dore ko iraba yarekwipe abakinnyi bayo bose bakomeye barimo Yubigirimana Bedi, Gruari Tamwe, barimo Foringanye na Sumani wamaze kuza muri Swadi ndetse arimo arakina aritwara neza cyane. Urumva ko ikipe ya Rayon Sport iraza kuba ihagaze neza cyane, yifunze bwuma yifunze bukwashi. Nuko bari basoje imyitozo rero bajya mu rwambariro bajya guhindura ngo bitahire basubira mu modoka. Ariko nyabuna niba uri umureyo ukaba ukunda ikipe ya Rayon Sport, ukaba ukunda Murera Isaro ry'Inyanza igikundira igikaka igikanu cy'imfizi, ntiwibagirwe gukora subscribe, ngo ukande share, ukande na like, hanyuma kandi wibuke gukanda kukazogera wemeze all notification kugira ngo ibiganiro byacu bigere kugeraho mu bambere. Nge turi kumwe, ndabakunda cyane.